Yesu ashimwe bavandimwe, ndashimira Imana cyane kubw'uyu mwanya mwiza impaye kugira ngo nganire namwe. Izina ry'Imana habwe icyubahiro. Amazina yanjye nitwa Mashyaka Samuel, ndi umuvugabutumwa, nkorera umurimo kuri ministry yitwa As Jesus Ministry. Ariko nk'uko umukiza yabivuze muri Matayo igice cya 18, nuko mugende mu mahanga yose mwigisha ubutumwa bwiza. Byabaye ngombwa ko mva mu Rwanda, ubu nkaba ndahandi mu gihugu cy'ahandi, ubu ndi mu gihugu cya Zambia, niho nkomereje umurimo. Umuntu yava hamwe ajya ahandi kubw'impamvu abona runaka, ariko intego nyamukuru y'umuvugabutumwa ni umurimo w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana rero ubuzima yaduhaye hano ndetse n'ibihe iduha kandi ikomeje kuduha, aho abantu bumva ubutumwa Imana igatanga igihe ndetse n'uburyo bwo kubuvuga. Izina ry'Imana habwe icyubahiro. Ndabishimira Imana cyane, izina ry'Imana habwe icyubahiro. Rero mbere yuko ngira ku ntego y'uyu mwanya igitumye dukora iyi video, ndifuza ko ijambo ry'Imana ryavuga maze rikatwinjiza mu kiganiro tugiye kugirana. Ariko mbere ya byose katubanze dusenge. Ndagushimye Uwiteka mubyeyi mwiza, reka ngushimire kuri Imana nzima kandi dukunda, uhabwe icyubahiro. Uyobore ibitekerezo byanjye muri uyu mwanya, kandi n'abadukurikiye Uwiteka umwuka wera akore ku mitima yabo kugira ngo intego y'iki kiganiro igerweho. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Umuja w'Imana yaravuze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa paje 210. Reka ijambo ry'Imana ridufungurira iki kiganiro. Baranditse ngo intumwa z'Imana zatoranijwe ziri mu murimo ukomeye, ntizikwiriye na rimwe guhatwa kujya ku rugamba bifashishije umutungo wabo batabonye ubufasha burimo impuhwe no kunganirwa byabo bahuje kwizera. Ni inshingano y'abagize itorero kugirira neza abareka imirimo yabo kugira ngo bashobore kwitangira gukora umurimo w'ivugabutumwa. Igihe abavugabutumwa bashyigikiwe n'abizera, umurimo urushaho kujya mbere. Nyamara igihe abantu badatanga ubufasha bwabo bitewe n'ubugugu bwabo, amaboko y'abavugabutumwa aratentebuka, kandi akenshi umurimo w'ingirakamaro bagombaga gukora uradindira. Bavandimwe, mwumvishe iki ijambo ry'Imana ritubwiye. Intumwa z'Uwiteka ziri mu murimo, ziri ku rugamba, ariko zikeneye ubufasha bw'abo bahuje kwizera. Igihe cya kera Mose yararwanaga, ariko akagira Aroni umufata amaboko. Nkawe wenyine ntabwo yabashaga gukora iyo nshingano, ahubwo yarakeneye umufasha amaboko. Niyo mpamvu n'intumwa z'Uwiteka ziri ku rugamba, ziri ku murimo, ariko zikeneye ba Aroni bo kuzifata amaboko. Niyo mpamvu wenda turi buze kuganira ku nshingano ndetse n'uko umurimo uri kugenda hano muri iki gihugu ndimo cya Zambia, kugira ngo ngaragarizwe inshingano yanjye, ndetse nawe unkurikiye kandi ukunda Imana ugaragarizwe icyo Uwiteka kwifuza. Rero iyo abizera bafatanyije n'abavugabutumwa, umurimo ujya mbere. Ariko iyo abizera badakoze inshingano yabo ngo bagire icyo batanga bafasha abavugabutumwa, umurimo uradindira, amaboko y'abavugabutumwa aratentebuka. Rero muvandimwe, twese reka dufatanye cyane ko Yesu agiye kuza. Ndababwira iki kintu, hasigaye umwanya mutoya umucyo ukiri muri twe, kuko bugiye kwiraho umuntu atabasha gukora. Twagize amahirwe mu Rwanda, tubwirizwa ubutumwa, turabubwiriza, ariko ndagira mbabwire ngo hari ahantu mu by'ukuri hakeneye ubutumwa bwiza ndetse no gukora umurimo, ku buryo Elder YARED ndetse yaravuze ngo mu gihe cya country living, mu gitabo cya country living, ntabwo tugomba kujya ahantu ngo tumere nk'abari kuhakoloniza, ahubwo twakagombye kujya mu turere dushya dukeneye umucyo w'Imana. Ibyo rero ndi umugabo wo kubihamya.
ndetse hari n'abandi bahamya icyo kintu. Reka rero Imana idufashe cyane kugira ngo amahirwe twagize mu Rwanda twe kuyihererana, ahubwo tumenye ko hari n'abandi bakeneye ayo mahirwe. Niyo mpamvu nka video nk'izi ngizi ziba zikorwa kugira ngo buri muntu wese yumve uruhare afite muri umurimo ndetse n'amakene y'umurimo hirya ndetse mu bihugu bya kure. Imana idufashe cyane. Rero kubw'amahirwe Imana yaduhuje n'umuvandimwe Elder YARED Makote. Ngira ngo nabaha umwanya cyangwa se natanga umwanya kugira ngo agire icyo abagezaho, abaho ubuhamya, inshingano afite, icyo ashinzwe ndetse n'imbogamizi ari guhura nazo mu murimo, bize kuduha uburyo bwo kubagezaho icyo twifuza ndetse n'icyo turi gutegura gukora mu murimo w'Imana dufatanyije. Murakoze. Elder YARED, you are welcome. This is the time where you are going to speak to people your responsibilities, who you are, and you will describe to them the challenge associated to your responsibility. You can carry on. Well, thank you for such opportunity of sharing to you. My name is YARED Makote. I am Zambian. I do congregate at the local church of Makango Estate Church. I'm holding the post of Voice of Prophets and Publishing Department, and I'm holding this post. I have the responsibility that I'm given by the church of sharing the gospel, the kingdom of God through the means of publicizing our publications filled with the message of the stranger's message as a commission of God to the church is to spread this gospel to the entire world, as preparing many people for the soon coming of our Lord Jesus Christ. I, for one, who is holding the post of publishing, this is the work that which I'm holding. The challenges that I'm having is to have the material that will help to circulate to the local people so that they get informed about the soon coming of our Lord Jesus Christ. It is only through the publishing ministry, one of the easiest methods of reaching the people in our community as well as worldwide. So, in order to fulfill the Lord's commission of spreading the gospel, as the Bible says, the gospel of the kingdom will be preached to the entire world, and then the end will come. It's a challenge to everyone that we need to rise up to take part in this work of spreading the gospel through the publishing in a local language as well as in international language, so that the message should reach to everyone. My consent is to have the means of coming up with some publications filled with the message or stranger's message to the entire world. And those are the challenges that I'm facing through this department of publishing of the Seventh Adventist Church. Okay. Yes, it is a continuation about the challenges that we are facing as a church of Makango through this work of publishing. The challenges that we are facing is our membership of the church at Makango. It's more than 500 membership, and as a church member, they actually
you don't attend the church at the right time, and when it comes to study the Bible, a lot of members do not have the Bibles, and they do not have their hymn books, and the challenge is that there is a need of having the text to Christ books such as Spirit of Prophets books, like text to Christ. We do not have many of them in our local language as well as in international language. Books such like Desire of Ages, we do not have. As a result, the church is lacking a full knowledge of how they should prepare themselves in physical, spiritual, as well as mental. So, all the material, inspiration books that can support to grow the church, that's the challenge that I'm facing in this department. Books such like the Gate Controversy, it's the most important book that should be circulated in our local. Such books are needed in our local language as well as in international language. In our district, there are about 22 churches. As such, through our district, we are deprived of the books that can help our district to understand and to be prepared for the soon coming of our Lord Jesus Christ. As having one who is involved in this department of publishing, I'm persuaded that the district and the local church should have a means of having these publications so that they actually get the information that is needed at the present time. As they have the privilege to have such kind of books, they will get a full knowledge about the righteousness, about the repentance and the righteousness, and how they should get to the point of perfection that the Lord wants His children to be. So it is only through this work of publishing that can help to enrich as many people as possible. These are the challenges that actually still facing in this work of publishing work at the local church of Makango. Thank you. Thank you, Elder YARED. Nk'uko mubyumvishe mu ncamake, agaragaje mu by'ukuri mu mbogamizi cyangwa se challenges zijyanye n'uyu murimo ashinzwe mu itorero. Agaragaje mu by'ukuri muri rusange ko abizera bakeneye ububyutse, maze hakabaho impinduka mu buzima bwa mwuka ndetse n'ubw'umubiri. Abizera bafite ikibazo cyo kutagira ibitabo. Ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ubusanga hari ibiri mu rurimi rw'icyongereza kandi abizera babikeneye mu rurimi rwabo bumva bwa kavukire. Avuze ko badafite nk'igitabo cyitwa kugana Yesu kandi ari igitabo cy'ingenzi ku gakiza k'umuntu kugira ngo umuntu yakire Yesu Kristo. Ubwo rero avuze nk'igitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose ko bagikeneye kugira ngo bagitunge muri. Murakoze. Ngira ngo murabyumvishe mu buhamya atanze. Mu by'ukuri ashinzwe ijwi ry'ubuhanuzi
ndetse no gukora umurimo w'ivugabutumwa rikoresha inyandiko. Niyo mpamvu mu byo tugiye kubagezaho turi buze kubagaragariza gahunda ihari kugira ngo dukore umurimo kandi dufatanyije. Itorero dusengeraho mu by'ukuri bafite abizera bagera muri 500, ariko abaza ni bakeya. Abo ni abanditswe. Bafite ubukene bw'ibyamwuka nk'uko n'abandi bose babufite, ariko ubukene burarutana. Hakeneye ububyutse, kandi ubwo bubyutse bugomba gukorwa binyuze mu kubwirizwa ndetse n'inyandiko. Ubona ari abantu mu by'ukuri iby'Imana ntabwo babifitiye inyota. Hakeneye nyine Yesu Mwuka Wera kugira ngo akore ku bugingo bwacu bwabo, maze bagire iyi nzara n'inyota gushaka ibyanditswe byera. Rero tugomba gufatanya haba mu kubwiriza ndetse n'inyandiko. Intara turimo igizwe n'amatora agera muri 20, aho hose twifuza kuhagera. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu rero nifuza kubagezaho uko umurimo turi guteganya umeze, umurimo wo kubwiriza ndetse no gutanga inyandiko. Ubwo ndagaruka cyane ku kintu cyo gutanga inyandiko, kugira ngo mu by'ukuri dufatanye, maze buri muntu wese yumve icyo Imana iri kumusaba gukora, kugira ngo dufatanyirize hamwe umurimo urangire. Kandi Yesu ari hafi. Yesu ari hafi inshuti bavandimwe, ntabwo bigitinze. Turifuza gutanga ibitabo bikurikira: igitabo cy'intambara ikomeye, igitabo cyo kugana Yesu, igitabo cy'umugenzi ndetse na za broshire. Muri iki gihugu hari amatribi cyangwa se imiryango myinshi, kandi buri muryango uvuga ururimi rwawo, local language. Imiryango irenga 70. Iyo ni imbogamizi ku butumwa bwiza. Gusa kubw'amahirwe icyongereza ni ururimi bahuriyeho. Nakita ngo ni national language. Ni ururimi bahuriyeho. Niyo mpamvu twifuza gutanga ibitabo ku ikubitiro mu cyongereza, kuko benshi baba bacyumva, bityo niba bitunga babisomera cyangwa se bakabisobanura abandi. Hari ubukene bw'ibitabo n'ibitabo by'indirimbo, ubusanga ubwo bukene babufite kuko nta bubyutse. Niyo mpamvu ububyutse burakenewe binyuze mu kwigishwa ndetse no guhabwa inyandiko. Igitabo cyitwa intambara ikomeye cyo mu cyongereza nagerageje guhindura amafaranga y'inaha ngaha bakoresha mu mafaranga y'abanyarwanda, kigura amafaranga agera mu 4,200. Turifuza gutanga ku ikubitiro ibitabo 100, ubwo kwicaca ku itorero rimwe ryaho dusengera. Ubwo 2,200 dukubye 100 nk'ibitabo tuzatanga kuri urwo rusengero rumwe, ni 420. Ariko noneho tukifuza kubitanga ku nsengero 20, ubwo bigatuma amafaranga aba 8,800,000. Imana idufashe. Igitabo cya kabiri ni kugana Yesu cyo mu cyongereza. Amafaranga kigura agera mu 1,200. Ubwo ku bitabo 100 biba 1,120. Ubwo ku matorero 20 bikaba amafaranga akaba 2,280,000. Igitabo cy'umugenzi ntabwo nabashije gushaka cyangwa se kugena amafaranga yacyo. Ariyo mpamvu dukeneye inama, ibitekerezo, uburyo iki gitabo cyaboneka, kuko kirakenewe cyane muri iki gihugu, by'umwihariko aho nsengera. Turifuza gutanga nanone broshire, inyandiko ntoya, nk'uko ijambo ry'Imana risobanura ko igaragaza neza uburyo umurimo ugomba kurangira. Abavugabutumwa bagomba kujya bakora umurimo urugo ku rundi batanga n'inyandiko ntoya, ndetse si aho gusa, no mu mahuriro y'abantu mu nzira. Iryo vugabutumwa rirasobanutse nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Turifuza gutanga broshire 2. Broshire imwe ni yitwa repentance,
iyi broshire ni ivuga ku byo kwana no kubabarirwa ibyaha. Twabonye ko iyi broshire ikenewe cyane by'ibanze cyangwa se kukubitiro urusengero dusengeramo barayikeneye cyane. Kubw'amahirwe ni kopi iri mu Cyongereza. Ni broshire yateguwe na ministry yitwa Last Call Messages Ministry, irazwi mu Rwanda. Turifuza kuyitanga hagakorwamo amakopi menshi maze agatangwa. Turifuza ku ikubitiro kuba dutanze amakopi agera mu 4,000. Iyi broshire turazikeneye amakopi agera mu 4,000. Ayo ngayo akeneye amafaranga kugira ngo aya makopi tuyabone. Sibye ko icy'ingenzi atari amafaranga gusa, n'uwazidukorera cyane ko abaziteguye tubavuze ari Last Call Message, na kopi ikaba ihari. Nubwo zafungwa mu makarito zikatwoherezwa nta kibazo. Igikenewe ni amakopi ya broshire. Ubwo twiteguye kwakira inama n'ibitekerezo byaba bivuye kuri aba bavandimwe bakora kuri ministry Last Call Message Ministry ndetse n'abandi. Uburyo twabona izi broshire zirakenewe. Turifuza nka broshire 4,000. Indi broshire ni broshire ivuga ku by'icyumweru, ibinyoma bishingiye ku gusenga ku cyumweru ndetse igasobanura n'umucyo w'isabato. Ni broshire iri nahangaha. Kubw'amahirwe hari kopi iri mu rurimi rw'Icyongereza ndetse na kopi iri mu rurimi abaturage bahangaha ndi babasha kumva. Rero ni amahirwe twakoramo amakopi menshi mu rurimi abaturage babasha kumva, ndetse tugakora n'andi makopi mu rurimi rw'Icyongereza abantu bo muri iki gihugu bose bahuriyeho, abakizi cyangwa se babasha kucyumva. Nayo turifuza broshire amakopi agera mu 4,000. Twagerageje gukora tugendeye ku makuru y'uko kopi cyangwa se urupapaje bayifotora. Tubona ko ayo makopi 4,000 azasaba $1,120,000. Nagerageje gushyira hamwe ibyo nabashije kugerera amafaranga. Tubona ko ari $12,320,000. Hakiyongeraho ibyo ntabashije kwegeranya amafaranga asabwa kugira ngo biboneke. Ibyo ngibyo, icya mbere ni broshire yitwa Repentance, icya kabiri ni igitabo cy'umugenzi. Dukeneye inama, dukeneye ibitekerezo kugira ngo dufatanye umurimo, kandi hakenewe n'amafaranga. Imana idufashe cyane. Rero bavandimwe, intego y'iyi video kwari kubagezaho ko umurimo umeze hano muri Zambia, by'umwihariko agace ndimo, kubagezaho gahunda dufite nk'umurimo twifuza gukora, ndetse no kubabwira igikenewe. Icya mbere gikenewe ni inama, kabiri amafaranga, gatatu amasengesho. Imana idufashe cyane. Mbere y'uko nsoza, nk'uko ijambo ry'Imana ariryo ryatwinjije mu kiganiro ritugaragariza uburyo abantu b'Imana bari mu murimo kandi bakeneye ubufasha bahuje kwizera, ndifuza ko n'ubundi ijambo ry'Imana ryaba ari ryo riza kudusoreza iki kiganiro. Mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze urupapuro rwa 62 baranditse ngo, nongeye kubona abantu badashaka gutanga ubutunzi bwabo kugira ngo bakize imitima iri kurimbuka, babinyujije mu kubohereza ukuri mu gihe Yesu agihagaze imbere ya se yinginga kubw'amaraso ye, imibabaro ye n'urupfu rwe kubera bo, ndetse no mu gihe intumwa z'Imana zigitegereje ziteguye kubashyira ukuri gukiza kugira ngo babashe gushyirwaho ikimenyetso n'Imana nzima. Aya magambo bavandimwe muyiteho cyane. Bikomereye bamwe bavuga ko bizera ukuri kugenewe iki gihe, gukora akantu gato cyane nko guha intumwa z'Imana ku mafaranga yayo yababikije kugira ngo babashe kuyacunga.
aya magambo Mwuka Wera ayumvikanisha umutima wawe kugira ngo umenye inshingano yawe ndetse umenye n'uburemere bw'umurimo, cyane ko dusigaranye agahe gatoya tukibasha gukora umurimo w'Imana. Kuko ibyo tubona, ibyo twumva bitugaragariza ko n'igihe cy'ivugabutumwa kiri kugenda kigera ku iherezo. Imana idufashe cyane. Andi magambo ngira ngo some ari muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa paje 48 baranditse ngo bagiye kuduha ubuhamya ku itorero ry'intumwa rya mbere uko ryakoze umurimo nuko bari babanye hagati yabo. Abemeye ubutumwa bwiza bose bari bahuje umutima n'inama. Umugambi wari ubashishikaje bari bahuriyeho wari wo gutuma umurimo bahawe ugera ku musaruro mwiza, kandi kurarikira ntikwarangwaga mu mibereho yabo. Urukundo bari bafitiye abavandimwe babo n'ukuri bari baremeye rwarutaga gukunda amafaranga n'ubutunzi. Imirimo yabo yahamyaga ko baha imitima y'abantu agaciro gakomeye kuruta ubutunzi bw'isi. Numva abavandimwe, Imana idufashe, kandi tugiye kubona ko ibi ngibi ni ihame rigomba kuranga abakristo b'ibihe byose mu gihe twakiriye Mwuka Wera. Bizakomeza kumera bityo igihe cyose Umwuka w'Imana azaba ari we wigarurira imibereho y'umuntu. Abantu bose bafite imitima yuzuye urukundo rwa Kristo bazagera ikirenge mu cye, ubwo wahindutse umukene ku bwacu, kugira ngo muri ubwo bukene duhinduke abatunzi. Impano zose bahawe n'Imana, amafaranga, igihe no kumenyekana, bazazifata gusa nk'uburyo bwo gutuma umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza utera imbere. Uko niko byari bimeze mu itorero rya mbere, kandi mu itorero ry'iki gihe. Iyo bigaragaye ko kubw'imbaraga ya Mwuka Muziranenge abizera bazinitswe iby'isi kandi bakemera kwitanga kugira ngo bagenzi babo bashobore kumva ubutumwa bwiza, ukuri kwamamazwa kuzatera impinduka ikomeye ku bakumva. Imana idufashe wowe nanjye kugira ngo dufatanye maze dukore umurimo w'Imana, cyane ko hasigaye igihe gitoya. Aba bavandimwe ngo impano zose bahawe bazifataga nk'uburyo bwo kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Ntabwo bwari uburyo bwo kwikungahaza, ahubwo bwari uburyo kugira ngo bafatanye bazikoreshe mu murimo w'Imana. Imana iduhe imbaraga kandi duhe Mwuka Wera kugira ngo iki ngiki agisobanure mu bugingo bwacu. Nicyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Maranatha, umwami Yesu naza. Ku bantu bifuza kudufasha haba ku bitekerezo ku nama, murabona contact umuntu uza coordinating iki gikorwa cyangwa se uzajya ukusanya amakuru uduhuriza amakuru ni umuvandimwe witwa Tumukunde Yves, muramuzi kuri As Jesus Ministry. Azadufasha muri iki gikorwa. Ubu ari mu Rwanda, murabona contact, habaho kumuhamagara, haba kuri WhatsApp mwatuvugisha, ndetse n'uburyo buzajya bugenda bunozwa kugira ngo mutugezeho inkunga nabwo muzabumenyeshwa. Usibye ko telefone contact mwadukontakta ni karibu. Twiteguye ibitekerezo kugira ngo dufatanye umurimo muri iki gihugu. Ni igihugu kinini kandi mwumvishe amwe mu makuru n'imbogamizi zihari. Twiteguye kwakira ibitekerezo, amasengesho turayakeneye ndetse n'inkunga y'amafaranga. Reka dufatanye dukore umurimo w'Imana maze imfuruka zose z'isi zimurikirwe Yesu aze, maze twishimane n'umwami wacu ubuziraherezo. Imana ishimwe cyane kandi duhana umugisha. Maranatha, umwami Yesu naza.